kunyeganyezwa kandi nk'uko imisozi igose i Yerusalemu uko ndi kuwiteka nawe agose abantu be uyu munsi nshobora kuba ndi kurira mfite ibibazo ugitonde muntu yemwe nanjye nasifuza nshobora kuba nyenye mfite n'ingorane nyamara mu gitondo nanjye muntu nasifuza birashoboka ko naba nkennye mfite ibibazo n'ibigeragezo mara mu gitondo mwemwe muntu nasifuza ndashimira Imana ndayishimira cyane cyane kuko ari ibangikanye iminsi yemwe n'ibihe nawe uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo nyamara mu gitondo nawe muntu yewe wasifuza birashoboka ko wagira ingorane nyamara mu gitondo nawe Imana yakurengera birashoboka ko nawe wagira ingorane ariko mu gitondo Imana nawe yakwiyereka birashoboka ko wagira ibigeragezo nyamara mu gitondo nawe Imana yakwiyereka bari kurira gira amatsiko y'ikintu yemwe kiri kubarisa bambwiye ko barizwa n'urupfu rw'abantu bitwaye ko ari intumwa za Yesu bambwiye ko uwitwa Simoni Petero bamubambye ku musaraba ariko acuritswe uwitwa Tomasi bamuteye amacumu bayamuteye ku manywa y'ihangu izuba riri kuva barutoromayo baramushishuye bamukuyeho uruhu rw'umubiri ari muzima uwitwa Tadeyo niwe barashe umurambo we bawusanze Fenesiya uwitwa Yohana umuhanuzi niwe bataniriye mu ngunguru y'amavuta bamushyizemo hari umusaza ariko bamukuyemo ako kanya ari umusore uyu munsi ufite ibibazo n'ingorane ariko mu gitondo burya nawe muntu wasifuza nanjye mfite ibibazo ibigeragezo ariko mu gitondo burya nanjye muntu wasifuza Perpetua na Matiyasi ndetse na ba Yakobo tuzababona ku munsi Uwiteka azabasha gutwara itorero rye